narihanganye please. Umva niba ntarihanganye mbabarira niwongeye kwinjira mu nzu, niwongeye kunyinjirira mu nzu. Narihanganye Sheila please. Igihe kirageze ngo duhe amahoro nakihanganiye. Iyi mikino bakunze b'inzira y'umusaraba, muraho neza amakuru. Ndabasuhuje kandi mbifuriza kugira umunsi mwiza. Bafana bacu turabakunda kandi tubahoza ku mutima, niyo mpamvu duhora tubategurira amaseri yose kugira ngo mushobore kureba inyigisho ziboneka muri iyi filimi Inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba ni filimi y'uruhererekane ifite amasezo menshi. Uyu munsi tugeze ku isezo ya 7, kuri episode ya 7. Ejo bundi hazasohoka episode ya 8, ariko ikigezweho ubu ngubu ni uko mu rugo rwa Emile harimo intambara nyinshi cyane. Murabizi ukuntu byatangiye. Emile ari umukene, kwa databukwe we bamwanga, ndetse aza kubona umucumbikira ari we Sheila. Aza kumucumbikira, ageze igihe aza kumwifuza, aramubwira ngo usa nk'umukunzi wanjye wahozeho kuva kera, wa wundi twatandukanye. Aza no kugera igihe aramubwira ngo ushatse waza tukaryamana ukambyarira umwana. Ariko uyu munsi Emile yagiye yihagararaho kugeza uyu munsi ntago aramwemerera, kandi murabona ko intambara ari nyinshi cyane. Yageze igihe Sheila aza mu rugo rwa Emile, maze aza kumufata ku ngufu, akajya amukorera ibintu byinshi byose, ariko biranga, akamuroga, akagira ute, ariko bigeze igihe biranga. Murabona ko ageze umwanya wo kumwirukana. Mureke dukurikirana aka gasene gakurikiyeho kugira ngo twumve uko biri burangire. Turaza kugaruka. Nenda kubishasha yahi mahoro. Mahoro. unsanze mu cyumba inshuro zingahe Sheila? Usanga mu cyumba ko ni ikibazo. Nje nakubwiye ko ndashaka jamana nawe. Ibyo byo kuba ngo urankunda, mfite umugore ariko mwana wanjye, ariko abantu nabagume ibaza ibintu biba biri mu mutwe wawe madame atabizi. Okay please genda mviri wanjye, mvira uzatinda kubona mviri wanjye. Kandi ikindi buretse kandi ikindi, ariko reka nongera nshaka wibagiwe ikindi umvire mu buzima. Buretse bibaye byiza Sheila, bibaye byiza uru rugo warwibagirwa please. Bibaye byiza uru rugo warwibagirwa, uranyumva neza? Reka nkubwire birangire ni ibyo bintu utangiye kumyagura mu magito. Amafaranga wampaye sibyo, waramfashaga, nuko nanjye nzagufasha. Izi sira zengu ariko aho bigeze nahibwo bihinurira ibyo bihazo. Bakunzi bacu, mubonye ko Emile agumye gutongana na Sheila ariko gutaha ntago abyumva neza, uretse ko na Emile yariye karungu. Sheila ntago gutaha byumva neza, arimo aribaza niba umugabo yashakaga yaje ashaka, amaze iminsi yose ashaka, amubonye. Ariko ubu ngubu ageze aho guteka imitwe kugira ngo asenye urugo rwa Emile, wenda arebe ko yashyikira umugabo. Murabona ko umugore wa Emile ahageze. Reka twumve umutwe agiye kumutekera. Akoze mwese urifata nyine ukagenda utabimbwiye. nari nziko ndi buguhamagare pe, ko navuze ati ndabizi buri munsi uko mubwiye kugenda biba ari ibibazo. Reka ngende basi. Sheila reka umbwire sibyo, mbabara ntabwo ari igihe cyo kugenda pe. Urabizi neza ko twabanye neza, ntabwo nakubereye mubi kandi ntabwo wambereye mubi. Ntabwo